Reka nkubwire kuri kiri kiganiro ejo kuri radiyo ijwi ry'Amerika ni ku 104.3 FM. Rubyiruko amateka yacu ntituyibagirwe ahubwo tuyigireho twubaka ejo hatubereye. Ibihe byiza kuri mwe mwahisemo gutega amatwi radiyo ijwi ry'Amerika yumvikanira ku murongo w'104.3 FM mu Rwanda no mu karere k'ibiyaga bigari. Tugeze rero muri ya saha nziza yo gukurikirana ikiganiro ejo, ikiganiro mutegurirwa kandi mukakigizwaho n'umuryango Eco ukorera i Kigali mu Rwanda, ukifashisha itangazamakuru mu kwimakaza umuco w'amahoro mu Rwanda no mu karere k'ibiyaga bigari. Njye mwumva muri studio kandi mugiye kubana mu kiganiro ejo cy'uyu munsi, nitwa Jaime Muhabanayo. Reka rero ntangire ikiganiro ejo cy'uyu munsi nihanganisha abantu bose barwaye, baba barwariye kwa muganga, abarwariye mu ngo zabo n'abandi barwara hirya no hino hatandukanye. Mbabwira nti mukomeze mwumva amabwiriza muhabwa n'abaganga, munywe imiti neza, nta shiti muzakira. Ariko nkanibaza ntese aho murwariye hatandukanye abaganga bari kubitaho uko bikwiye? Ese babaha amakuru ku miti babahaye n'ingaruka ishobora kubageraho mbere yuko mutangira kuyifata? Ese iyo batabikoze mukora iki? Waba uzi ko niyo waba urwaye hari uburenganzira wemererwa n'itegeko? Nshuti bakunze ikiganiro ejo, nk'uko maze kubimenyera, buri wa gatandatu wa nyuma w'ukwezi twagezeho ikiganiro kivuga ku burenganzira bwa muntu. Mu kiganiro cy'uyu munsi rero tugiye kuganira ku ngingo irebana n'uburenganzira bw'umurwayi, aho usanga hari abarwayi bagirwaho ingaruka no kudahabwa amakuru ku ndwara barwaye, kudahabwa amakuru ku miti bahabwa n'abaganga, ariko kandi ugasanga hari n'abandi batazi uburenganzira bwabo mu by'ubuvuzi. Muri iki kiganiro turamenyesha abatwumva uburenganzira bw'umurwayi, dukebura abakora mu nzego z'ubuzima kubahiriza uburenganzira bw'umurwayi. Itegeko nimero 49/2012 ryo kwa 22 Mutarama 2013 rigena ubwishingizi ku mwuga w'ubuvuzi, umutwe waryo wa kabiri havuga uburenganzira bw'ibanze bw'umurwayi n'ubwundi wakenera ibikorwa by'ubuvuzi. Mu ngingo yaryo ya 7 havuga ku burenganzira bw'umurwayi bwo guhabwa amakuru. Ugana serivisi z'ubuvuzi ari we murwayi afite uburenganzira bwo guhabwa amakuru ku ndwara arwaye, uburyo butandukanye bwo kuyivura, impamvu ahawe imiti runaka, imikorere yayo ndetse n'ibiciro biteganyijwe ku bikorwa by'ubuvuzi. Umurwayi buri gihe agomba kumenyeshwa imiterere y'ubuzima bwe, keretse gusa uburwayi bwihutirwa, umurwayi yataye ubwenge bidashoboka kumugeraho, cyangwa se umurwayi yagaragaje ko adashaka kumenya indwara ye cyangwa amaherezo yayo, keretse gusa mu gihe ashobora kwanduza abandi. Amakuru atangwa mu magambo, nyuma inyandiko ikaza yuzuza ibyavuzwe igihe cyose bibaye ngombwa. Mu kiganiro cy'uyu munsi turaza kumva bamwe mu baturage bo mu karere ka Gicumbi twaganiriye. Baraza kutubwira uko babona ibahirizwa ry'uburenganzira bw'umurwayi, yaba ku makuru ahabwa ku miti, ku ngaruka ishobora kumugeraho ndetse n'uburyo bwo kuyifata. Turumva kandi ubuhamya bw'umwe mu baturage bo mu karere ka Ruhango wagizweho ingaruka zo kudahabwa amakuru nyayo, akabwirwa ko arwaye sida, agafata imiti mu gihe kingana n'imyaka 4, nyamara yaza kongera kwisuzumisha agasanga ari muzima. Turaza gukomeza twumva ikiganiro twagiranye n'umunyamategeko aho dusobanurira ubufasha bahaba bagana mu gihe cyose barenganyijwe muri serivisi z'ubuzima. Muri iki kiganiro nawe ushobora kugiramo uruhare utubwira uko ubona iyubahirizwa ry'uburenganzira bw'umurwayi n'impamvu zituma benshi mu barwayi batabuharanira. Waduha igitekerezo, urugero cyangwa inyunganizi, utwandikira ubutumwa bugufi kuri telefone ngendanwa ariyo 0728 02 82 cyangwa se kuri nimero yacu ya WhatsApp ariyo 0787 58 14 Ushobora kandi no kudusanga ku mbuga nkoranyambaga zacu arizo Facebook, Instagram ndetse na Twitter, aho ujya hashakishirizwa ukandika ijambo Eco maze ukadusigira igitekerezo cyawe. Ibitekerezo byanyu bihawe ikaze, nimukomeze mu byohereze mukoresheje ubwo buryo butandukanye twavuze haruguru. Turaza kugira akanya ko kubinyuzamo amaso mu kanya karibuzi. Bamwe mu baturage bivuriza ku kigo nderabuzima cya Musenyi no ku ivuriro rya Rutare ryo mu karere ka Gicumbi baravuga ko uburenganzira bwo kumenya amakuru ku ndwara barwaye, imiti bahabwa byubahirizwa bitewe na muganga wakwakiriye. Bamwe muri bo kandi bavuga ko batinya kubaza abaganga mu gihe bari kwivuza, abandi bakavuga ko bamenya amakuru bayabwiwe n'abajyanama b'ubuzima. Mugenzi wacu Nkurunziza Pacifique yanyarukiyeyo maze aganira nabo. Hari igihe kijya kigera bakabyigishaho abaturage, ariko ni igihe gito n'inshuro nkeya. Biba bitinyitse kumwegera ngo umubwire uti banza twigishe. Wakumva ko waba winjiye mu kibazo kitakureba. Turabizi rwose ko tubufite. Iyo ugiye kwa muganga bakaguha serivisi nziza, urivuza bakaguha imiti ukayinywera
uko bakubwiye koroherwa. N'abanyabuzima hari umunsi batwegera nko mu mudugudu bakatwigisha, nta yandi rwose batubwira. Ariko rero igihe batabikubwiye nawe ube nko kubyumva ugafata nk'utuzi mu gakombe ukamirisha ibinini. Wabisabye bayaguha, biterwa n'umuganga ukwakiriye uwo ari we. hari abo bisaba ntibayaguhe. Hari igihe ukenera kubaza muganga uko uburwayi bwawe ukabona nyine ntabyitayeho. Hari n'igihe wivuza ukamubwira tusanze indwara y'iyihe ndwara ukaba atayikubwira, kubera ko uba uzi ko hari igihe wayasaba ntibayaguhe, ntibabikubwire. wenda hari igihe uhitamo kubyihorera, wowe ukajya ugenda ukisuzumisha bakakuvura, byakwanga ukajya ugenda ujya ku mavuriro yose. nta muturage bajya banigana ijambo cyangwa ngo bamwime serivisi ashaka. Baguhaye imiti baba babanje kureba indwara urwaye, bakareba niba imiti baguhaye ihwanye n'indwara urwaye. Amakuru iyo ushaka amakuru yimbitse cyane, muri mudugudu bafite abajyanama b'ubuzima ubageraho bakaguha inama zose zishoboka ku ndwara urwaye. Uburenganzira amakuru ku ndwara urwaye, ese ko muganga aba yagufasha ibizami ko wari ubizi, niwe ubizi uba warabyigiye. Ubwo rero niwe umenya ibyo agomba kugukorera kubera ko wabizi. Uburenganzira no kujya kwa muganga ukisuzumisha, bakagusuzuma bakamenya indwara urwaye, bakaguha imiti ijyanye n'iyo ndwara nta kintu gato. Ntabwo bihagije atagusobanuriye uko uzajya uyirinda, ibintu uzarya uzirinda biyitera ntubirye. Niba aguhaye imiti akakubwira n'ibyo uzajya wirinda kugira ngo iyo ndwara nyine itagufata. Kwa muganga ibyo batubwira uburyo tugomba kunywa imiti, ukayinywera ku gihe. Ntabwo bajya batubwira ko imiti yitwa cyangwa n'amoko y'imiti, gusa batubwira uko tugomba kuyinywa. Ni imiti gusa baguha, bakagutera inshinge, nta kindi kintu bajya bakubwira. Aba baturage bati turabizi ko ubwo burenganzira tubufite, ariko biba ko watinyuka kubaza muganga wagusuzumye kandi yarabyigiye ngo iyi miti ikora ite, yangiraho izihe ngaruka cyangwa nayifatane. Atariko akenshi aya makuru tuyahabwa n'abajyanama b'ubuzima. Turabashimiye cyane aba baturage. Muri studio rero ndi kumwe na mugenzi wanjye Uwikeza Christera, agiye kutugeza ibitekerezo yamaze gukusanya ku mbuga nkoranyambaga zacu zitandukanye zivuga ku kiganiro cy'uno munsi, aho turi kuganira ku iyubahirizwa ry'uburenganzira bw'umurwayi. Christera, ngo ikaze. Urakoze cyane. Amakuru ni meza. Wowe se? Nanjye meze neza. Ndabona wambaye agapfukamunwa keza. Urakoze cyane. Ariko ubundi buri umumaro wo kwambara agapfukamunwa ni uwuhe? Ni ukwirinda ya virusi ya corona, kandi iyo ukambaye uririnda. Bavuga ko bifite amahirwe menshi yo kugabanya ko wakwandura. Kandi ikindi uba wirinze ukarinda n'abandi. Tuba wirinze kandi ukarinda n'abandi. Reka rero ngo akanya tugezeho ibyo bitekerezo, ndagaruka dukomeza n'ikiganiro mu kanya. Emi, urakoze kuma ikaze. Rero mwebwe mudukurikiye, hari ubutumwa tumaze kwakira buri kugaruka kuri insanganyamatsiko ya none ivuga ku burenganzira bw'umurwayi, aho turi kurebera hamwe iyubahirizwa ry'uburenganzira bw'umurwayi n'impamvu ituma benshi mu barwayi batabuharanira. Turi kubwakira binyuze kuri nimero ya WhatsApp y'ikiganiro ejo, ariyo 078 75 81 41 Twihuse Jean aravuga ko uburenganzira bw'umurwayi mu mavuriro yigenga buri kubahirizwa. Ati no mu mavuriro ya leta abarwayi nabo batangiye kugenda bitabwaho n'uburenganzira bwabo bugakurikiranwa. Naho Gasasira Theogene aravuga ko uburenganzira bw'umurwayi bwubahirizwa kuko batanga serivisi nziza mu mavuriro. Naho muri Siradukunda aravuga ko uburenganzira bw'umurwayi mu mavuriro ya leta hari igihe butubahirizwa. Eme, ubu nibwo butumwa tumaze kwakira, ariko namwe mudukurikiye mwakomeza mukabwohereza tukazabuheraho mu biganiro by'ubutaha. Wowe ugifungura inyakiramajwi yawe, ndakwibutsa ko ikomeje gutega amatwi ari radiyo Ijwi ry'Amerika, aho turi mwanya w'ikiganiro ejo ngaruka kwezi kivuga ku burenganzira bwa muntu. Mu kiganiro cy'uyu munsi rero turi kuganira ku ngingo irebana n'uburenganzira bw'umurwayi, aho usanga hari abarwayi bagirwaho ingaruka no kudahabwa amakuru ku ndwara barwaye cyangwa n'imiti bahawe n'abaganga, ariko kandi hakaba n'abarwayi batazi uburenganzira bwabo. Muri iki kiganiro turakangurira abatwumva ndetse n'abakora mu nzego z'ubuvuzi kubahiriza uburenganzira bw'umurwayi. Mu gihe byagaragaye ko hari abarwayi badahabwa amakuru ku miti bahabwa n'abaganga, ndetse rimwe na rimwe abarwayi bagahabwa imiti nta burwayi bafite, ibi bikaba bigira ingaruka zikomeye ku buzima bwabo. Umunyamakuru w'ikiganiro David Hitimana yanyarukiye mu ntara y'Amajyepfo mu karere ka Ruhango, ni mu murenge wa Mbuye, maze aganira na Habinshuti Bonaventure ufite nyina y'imyaka 83 witwa Nirere Venantia, wamaze imyaka irenga inahabwa imiti igabanya ubukana bw'agakoko gatera sida nyamara ntayarwaye. Impamvu nyamukuru Bonaventure waganiriye n'umunyamakuru w'ikiganiro ejo nuko nyina ageze mu zabukuru, atagifite imbaraga zo kuba yavugira kuri mikoro, ndetse hano ugasanga byaratewe n'ingaruka zituruka ku kuba yaranyweye iyo miti imyaka igera muri 4 nyamara nta bwandu bw'agakoko gatera sida afite.
reka twumve ikiganiro bagiranye. Nitwa Habinshuti Bonaventure nturuka mu karere ka Ruhango mu murenge wa Mbuye mu kagari ka Cyanza. Mfite umukecuru witwa Nirere Venantia utuye mu karere ka Ruhango nyine nk'uko nari mbivuze. Hanyuma ni umukecuru wahuye n'isangane abwirwa ko yanduye agakoko ka sida, ariko mu by'ukuri ntabwo yari yaranduye. Natwe ntabwo ayo makuru twahise tuyamenya, twe twarakira ibyo abaganga baduhaye. Hanyuma we yabwiwe yuko yanduye sida mu mwaka wa 2013 mu kwezi kwa kabiri mu kwezi kwa kane ku itariki ya 2. Hanyuma nyuma yaho bakurikije process bicamo cyangwa inzira bicamo kugira ngo umurwayi ashyirwe ku miti cyangwa ashyirwe no mu ishyirahamwe ry'abana n'ubwandu bw'agakoko gatera sida, ku itariki ya 22 z'ukwezi kwa kane muri 2013 bahise bamushyira muri systeme imutangiza imiti. Muri 2016 nubwo RBC yatangije indi gahunda nshyashya itegeka yuko abantu bose bari bari ku miti bongera bagapimwa bundi bushyashya, nibwo rero uyu mukecuru wacu witwa Nirere Venantia nawe bongeye bakamupima bwa kabiri, abaganga bakabona ibimenyetso by'uko ashobora kuba atarwaye sida. Hanyuma bafata umwanzuro wo kohereza amaraso muri laboratwari nkuru y'igihugu. Hanyuma ubwo muri 2016 nibwo bamenye ko atarwaye, bohereza amaraso muri laboratwari nkuru y'igihugu. Ibisubizo byagarutse muri 2017 ku itariki 30 z'ukwezi kwa karindwi. Ni nabwo bafashe umwanzuro wo guhagarika ya miti yanywaga yagenewe ababana n'ubwandu bw'agakoko gatera sida. Iyo miti noneho yaba yaramugizeho izihe ngaruka? Ubwo kwakira icyo kintu nk'umukecuru bwa mbere cyarabanje kiramuhungabanya, hanyuma n'umuryango ubwacu natwe biraduhungabanya. Ikindi cya gatatu ni n'igisebo. Umubiri wahise utangira uhinduka umuhondo, amaso ahinduka umuhondo, aratangira mu kanwa, ishinya irashya mu kanwa hahinduka ibisebe, n'amenyo amwe namwe agatangira akikuramo, no kurya ukabona kukacanga, imbaraga zo gukacanga nk'umuntu urimo kurya ugasanga byahindutse ibibazo mu mirire no mu mibereho, ukabona nawe yaranihebye, akaremba kugeza ubwo aribwo bigeze kumujyana ku ivuriro ry'Ishyogwe. Ni ivuriro rituranye n'iwacu. Noneho bamujyanye mu ivuriro ry'Ishyogwe araremba, amara igihe kinini mu bitaro, ariko bazajya bapima n'ibizamini bye byose bagasanga ni negative. We rero kuva yatangira miti, abasirikare mubiri bahise bakora shite nini, bava ku mubare w'abasirikare 750 bahita bakonkoboka. Uko bagendaga nk'imiti y'abasirikare bagendaga bapfa, yagiye guhagarika ya miti asigaranye abasirikare 512. Mu nzira yo kujya kumukoresha ibizamini by'umubiri byaje kugaragara yuko arwayemo n'umwijima. Turi kugana ku musozo w'ikiganiro gitoya tugiranye. Noneho se ni izihe nama wagira impande zombi, ari abaganga ari n'abarwayi bagenda babagana? Ku baganga, ku bakiriya b'abaganga cyangwa ku barwayi, bajye babaza abaganga babo neza, bagirana ibiganiro. Noneho ibyo badasobanukiwe cyangwa se bagira uruhare mu kubaza abaganga babo ibirimo kubakorerwaho, kuko abenshi ari inyandiko z'abaganga. Burya kera twabyutse tuzi yuko ngo abaganga bagira umukono udasomeka, tukumva ko abaganga bagira ibintu bimeze nk'ibanga. Mwumva ari umukono w'abaganga waba wa mukono nono usomwa n'abaganga ukongera ukanasomwa n'umukiriya, kandi bakagerageza kubivana mu ibanga cyane, bakasobanurira umukiriya wabo ibyo barimo kumukoreraho n'impinduka zigenda ziba. Ubwo rero ni ukuvuga ngo icyo nsaba abaganga ni ugutanga amakuru ku murwayi, kandi bakayatanga ku buryo buri bwo. Reka ngushimire, urakoze cyane. Yego, murakoze namwe. Mu buhamya bwa Bonaventure asobanuye ko nyine yabwiwe ko yanduye sida, atangira no gufata imiti. Ayimazeho imyaka irenga 4 yongeye gupimwa basanga nta bwandu bw'agakoko gatera sida. Iyo miti yamugizeho ingaruka zitandukanye ku mubiri ndetse agira n'ihungabana, ku buryo ubu ngubu bafashijwe n'umushinga HDI Poste de Santé ya Cyanza iherereye mu murenge wa Mbuye ni mu karere ka Ruhango, yamupimye ikemeza ko arwaye sida, nyamara ntayo. Yarezwe mu rukiko aho bari gusaba indishyi z'akababaro abareze Minisiteri y'Ubuzima ndetse na RBC nk'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima. Dushingiye ku itegeko twavuze haruguru tugitangira ikiganiro, mu ngingo yaryo ya 25 havuga ko umuntu wese uhabwa ibikorwa by'ubuvuzi wahuye n'ingaruka zituruka ku buvuzi afite uburenganzira bwo kuregera inkiko atabanje guca muri komite zishinzwe kunga no kugena indishyi cyangwa atanyuzwe n'ibyemezo by'izo komite.
ese iyo dukomeje kubana mu kiganiro cy'uyu munsi ubuntu utiyubahirizwa ry'uburenganzira bw'umurwayi n'impamvu ituma benshi mu barwayi batabuharanira. Dusangiza igitekerezo cyawe, urugero cyangwa inyunganizi, utwandikira ubutumwa bugufi kuri telefone ngendanwa ariyo 0728 cyangwa se kuri nimero yacu ya WhatsApp ariyo 0787581411. Wadusanga kandi no ku mbuga nkoranyambaga zacu zitandukanye arizo Facebook, Instagram ndetse na Twitter, aho ujya hashakishirizwa ukandika ijambo Ejo Youth Echo maze ukadusigira igitekerezo cyawe. Nubwo umurwayi afite uburenganzira bwo guhabwa amakuru ku bikorwa by'ubuvuzi akorerwa, hari bamwe batazi ko bafite ubwo burenganzira, abandi ugasanga batazi uwo bakwitabaza mu gihe ubwo burenganzira bwabo butubahirijwe, maze bikabagiraho ingaruka mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Mugenzi wacu Marie Singizwe yaganiye na Bwana Sengoga Christophe ukuriye ishami ry'uburenganzira bwa muntu n'ibijyanye n'amategeko mu kigo HDI, ikigo giharanira iterambere ry'ubuzima ndetse n'uburenganzira bwa muntu, maze amusobanurira byimbitse ibijyanye n'uburenganzira ndetse n'ubufasha mu by'amategeko bahaba bagannye mu gihe uburenganzira bwabo bwo guhabwa amakuru ku ndwara butubahirijwe. Reka twumve ikiganiro bagiranye, ndagaruka dukomeza n'ikiganiro mu kanya. Tubahaye ikaze. Murakoze cyane. Ese ubundi Christophe mujya mwakira abantu bafite ibibazo nk'ibyo ngibyo? Abantu tujya tubakira, ariko na mbere yuko baza dufite inshingano zo gufasha leta mu kumenyekanisha amategeko atandukanye aharanira ndetse anarinda uburenganzira bwa muntu. Akaba ari muri ubwo buryo rero dukora ubukangurambaga ndetse tugahura n'abaturage imbona nkubone, tukababwira ku burenganzira bwabo harimo n'uburenganzira bw'umurwayi. Icyo gihe rero bikaba ngombwa ko tubahereza umurongo wacu utishyurwa ariwo 3530, bagahamagara tukagerageza kubafasha. Aho ngubu hari uduteze amatwi ushobora kuba agize amatsiko akibaza ati ese ariko ubundi umurwayi afite ubuhe burenganzira? Ubundi ni ubuhe burenganzira bw'umurwayi mu magambo make? Iyo urebye rero hari amategeko menshi arengera uburenganzira bwa muntu. Iyo urebye itegeko nimero 49 ryatowe na leta y'u Rwanda muri 2012 rigena uburenganzira bw'umurwayi ndetse n'ubwishingizi bw'umuganga, mu ngingo yaryo ya 7 ivuga ko umukozi wo mu buvuzi wabigize umwuga agomba guha uwo asuzuma, avura cyangwa agira inama amakuru anoze kandi nyayo akwiye ku miterere y'ubuzima bwe no ku bikorwa by'ubuvuzi ashaka kumukorera. Icyo gihe nyuma yaho agomba kumumenyesha akamaro k'ibyo bikorwa cyangwa se ingaruka bishobora kumutera. Nyuma icya gatatu bakavuga ko agomba kumenyesha ibiciro biteganyijwe ku bikorwa by'ubuvuzi agiye gukorerwa. Ntibamare kuvura wa murwayi ngo nyuma bambwire baturishyura 200 yazanye 10,000. Wagombye mu gihe umugira inama umusobanurira ayo ni amakuru y'ibanze yagombye guhabwa mbere, akanumva ko ayo mafaranga yafite cyangwa ashobora kuyabona. Umurwayi agomba buri gihe kumenyeshwa imiterere y'ubuzima bwe, keretse mu gihe bidashoboka. Igihe bidashoboka ashobora kuba byihutirwa, ukatuvuga umuntu urwaye covid cyangwa urwaye indi ndwara ikeneye ko bamujyana muri urgence, ntago wajya kumuha amakuru kuko urumva ko ubugerageza kugira ngo ubuzima bwe buri mu kaga babutabare. Ibibazo mwakira ni ibihe bibazo byiganjemo? Baba baregera izihe ngaruka bagizweho no kuba batarahawe amakuru n'abaganga? Batugezaho ibibazo bitandukanye. Hari abatubwira ko bavuwe nabi, hari abatubwira ko batababyaje neza byatumye bakomereka, hari ibirego twakira bavuga ko bahawe imiti y'indwara batari barwaye, hari abatubwira ko bahawe imiti ntibavura indwara, hari abatubwira ko bagiye kuboneza urubyaro bikarangira basamye, kuko urumva nabyo ni ibikorwa by'ubuvuzi. Kavuga ati jewe icyari kigambiriwe nuko njya kuboneza urubyaro ntashakaga undi mwana, ariko biragaragara ko natwite kandi bamaye imiti cyangwa se bari bamfunze banshyiramo agapira bambwira ko ntazatwita. Turabyakira ibirego bitandukanye, ibibazo bitandukanye by'abarwayi, ariko tugakomeza kwifashisha ingingo ziri mu itegeko nari maze kuvuga, kuko yirebye ingingo ya 13 y'itegeko ryavuzwe ivuga ko uburenganzira bwo kuregera indishyi. Wa murwayi afite uburenganzira bwo kujya kurega igihe bwa buvuzi yakorewe cyangwa atigeze ahabwa amakuru bikagira ingaruka ku buvuzi yakorewe cyangwa se bikagira ingaruka ku miti bamuhaye. Itegeko rero riteganya ko ashobora kugenda akabiregera agahabwa indishyi. Hari abo mujya muha ubufasha mu by'amategeko bigatanga umusaruro bagahabwa za ndishyi? Iyo batugannye hari igihe ushobora gusanga akeneye amakuru gusa. Urumva icyo gihe iyo dukurikiranye nawe tugerageza kumusobanurira ko hari igihe bishoboka bitatewe n'ikosa ry'umuganga. Iyo rero ari ikosa ry'umuganga ryateye icyo kibazo, icyo gihe tujya mu nkiko tukarega. Iyo tureze urubanza rukaba bikarangira umucamanza agennye indishyi zigahabwa wa murwayi watugejejeho ikibazo.
Sengoga Christophe ati ibibazo by'abarwayi babajijwe uburenganzira bwabo turabyakira ariko kandi ni n'inshingano zacu gufasha abarwayi kumenya uburenganzira bwabo. Anasobanura ko muganga agomba gusobanurira umurwayi ibyerekeye uburwayi bwe mbere yo kumuha imiti, ingaruka imiti ishobora kumugiraho ndetse n'ibiciro azishyura iyo miti. Muri studio reka nongere nakire mugenzi wanjye Ukeza Christera agiye kutugezaho ibitekerezo bamwe baratugejejeho mu biganiro byatambutse mu kiganiro cy'uburenganzira bwa muntu cy'ukwezi gushize cyavugaga ku iyubahirizwa ry'uburenganzira bw'umwana mu gihe cya virusi ya corona. Christera nongeye kuguha ikaze. Nongeye kubaha ikaze mwe mudukurikiye nk'uko bisanzwe rimwe mu kwezi tubagezaho ikiganiro ku bijyanye n'uburenganzira bwa muntu. Rero ubutumwa butugiye kugarukaho buragaruka ku kiganiro cyatambutse ubushize cyavugaga ku ihohoterwa rikorerwa abana muri ibi bihe bya corona, aho twibazaga tutese mubona hakorwa iki ngo ihohoterwa rikorerwa abana ricike burundu. Twihuse dore ibitekerezo mwadusangije. Ezekiel Bikorimana uherereye mu karere ka Nyamasheke yagize ati abana benshi bakoreshwa imirimo ivunanye cyane. Ati abandi bana bakunze guhohoterwa ni abana b'imfubyi, aho usanga abantu babajyana kubarira bakabahohotera kuko nta yandi mahitamo baba bafite. Ati rero kugira ngo ihohoterwa ricike abana ubwabo nibatinyuke bavuga ihohoterwa bakorerwa kuko usanga bakurana intimba ku mutima. Uwimo Alphonse aravuga ko ihohoterwa rikorerwa abana kugira ngo ricike inzego zitandukanye zakorera hamwe mu kurwanya ihohoterwa rikorerwa abana. Abana nabo bagatozwa kwihesha agaciro, kwiyubaha, ikinyabupfura, guharanira kuzagira ejo hazaza heza ndetse no guharanira uburenganzira bwabo. Mukantwari Denise uri Kimironko yagize ati kugira ngo ihohoterwa rikorerwa abana ricike hakabayeho amahugurwa ku babyeyi ku bijyanye n'uburenganzira bw'umwana bakamenya amategeko abarengera kuko abenshi ntibabizi. Nawe wifuje kudusangiza igitekerezo wakwifashisha nimero ya telefone ngendanwa ariyo 0785854141 cyangwa se kuri 07288823 ndasubiramo 07288823 cyangwa se kuri 0778554141. Iyi nimero mwayikoresha no kuri WhatsApp. Mushobora no kwifashisha imbuga nkoranyambaga nka Facebook, Instagram ndetse na Twitter, aho mujya hashakirwa mukandikamo Ejo Youth Eco mu magambo arambuye. Ariko wifuje no gukurikira ibiganiro byatambutse wabisanga kuri YouTube channel ya Ejo Youth Eco. Dukomeza n'ubutumwa bwa none uw'amahoro Theoneste uri Rwamagana yagize ati kugira ngo ihohoterwa rikorerwa abana ricike hajya hategurwa amahugurwa ku babyeyi kuko ikibazo kiri mu myumvire n'abana nabo bahabwa amahugurwa ku burenganzira bwabo. Anatara uherereye mu karere ka Gakenke yagize ati ihohoterwa rikorerwa abana ryacika ruko ababyeyi birinda kubabaza abana yaba ku mubiri ndetse no mu bitekerezo. Ati kuko hari igihe yibwira ko ari guhana umwana kandi ari kumuhohotera bigatuma ahorana intimba ku mutima. Mushimiyimana Salama yagize ati ababyeyi bagomba kuba hafi y'abana babo bakabagira inama bakabaganiriza neza batabuka inabi bakanabarinda imirimo ivunanye. Dukomereze ku butumwa bwa Nzabandura Augustin uherereye mu karere ka Kamonyi ahavuga ko abantu bahohotera abana bakwiriye guhanwa. Alice uri mu Ruhango yagize ati nibyo koko ihohoterwa rikorerwa abana rigomba gucika mu gihe tubana n'abana umunsi ku munsi. Ati tugomba kubatoza inzira nziza ndetse tukabagira n'inama tutabakomeretsa haba mu mutwe, mu bitekerezo cyangwa ku mubiri. Ubutumwa bwa none reka mbuhinira aha ariko mukomeze mubwohereze tuzabuhira mu biganiro by'ubutaha. Turaganira ku musozo w'ikiganiro cy'uyu munsi ariko mbere yuko nsohoka muri studio ndabibutsa ko twaganiraga ku ngingo irebana n'iyubahirizwa ry'uburenganzira bw'umurwayi, aho usanga hari abarwayi bagirwaho ingaruka no kudahabwa amakuru ku miti bahabwa. Twumvise bimwe mu bitekerezo by'abaturage bo mu karere ka Gicumbi twaganiriye, aho benshi bavuga ko amakuru ku ndwara yahabwa bitewe na muganga wakwakiriye. Twumvise kandi ubuhamya bw'umwe mu baturage bo mu karere ka Ruhango watubwiye ko yamaze imyaka 4 n'amezi 4 afata imiti y'ubwandu bw'agakoko gatera sida nyamara ntayafite. Twumvise kandi Christophe Sengoga umuyobozi ukuriye ishami ry'uburenganzira bwa muntu n'ibijyanye n'amategeko mu kigo HDI, kikaba ari ikigo giharanira iterambere ry'ubuzima, aho yasobanuye ko umurwayi afite uburenganzira bwo guhabwa amakuru ku burwayi bwe ndetse n'imiti yandikiwe na muganga. Ese we twabanye mu kiganiro cy'uyu munsi ubuntu utiyubahirizwa ry'uburenganzira bw'umurwayi n'impamvu ituma benshi mu barwayi batabuharanira?
dusangiza igitekerezo cyawe urugero cyangwa inyunganizi utwandikira ubutumwa bugufi kuri telefone ngendanwa ari 0728 cyangwa se kuri nimero yacu ya WhatsApp ari 0787581411. wadusanga kandi no ku mbuga nkoranyambaga zacu arizo Facebook, Instagram ndetse na Twitter aho ujya shakishirizwa ukandika ijambo Ejo Youth Echo maze ukadusigira igitekerezo cyawe. Ibitekerezo byanyu nimukomeze mubyohereze tuzabiheraho mu kiganiro cy'ubutaha. Niba kandi waracikanywe n'ibiganiro byatambutse wajya kuri YouTube channel yacu ni Ejo Youth Echo ugakora subscribe maze ibiganiro byose bikajya bikugeraho uko byakabaye. Iki kiganiro cyari gihagararana n'Igena Roger Mizero Crispere kwanga bw'ibyuma. Naho njye mwumvaga muri studio nitwa Jaime Muhawe nayo. ndetse n'andi makimbirane duharanire